uwo rero kuki wibaza ukuri kandi minister yavuze umunyamakuru please reka musubize umunyamakuru yavuze ukuri kandi minister yavuze Perezida Kagame yavuze avuga ngo ntabwo minister afite monopoly kuri fact ariko we ntabyo yarazi inde minister katayifite monopoly kadafite monopoly ahubwo urumva n'abanyamakuru benshi n'abarwego batsimburwa niyo point bahagaze kuko ubushize twaravugaga twege mu kiganiro tuti ni gute ubundi muri izi nama mpuzamahanga ziri mu Rwanda badatwara buri munyamakuru w'ikinyamakuru cy'igihugu akaba kuko twebwe ntabwo tuzi kwizera ministre kuko tutizeye mu yaya n'uwo wese so noneho ntabwo ministre ahitiramo umuntu uwaha mikoro ngo amubaze ngo urabona ibyo muri inama byagenze gute ubwo Sheri Silva yinjiyemo bikoze mu itangazamakuru ushobora kuza mu kigo n'umukiri n'amakuru y'amakuru icyo kigo nje gushaka nayakira nubwo atari directeur nayafata nk'amakuru so Sheri Silva yabaye at the press ibintu byabereyemo kumutekerezaho waratekereza kuwa BBC kumukorresponda wawe no kubundi munyamakuru waguha fact wowe ukeneye kuvuga uti what was going on ni itangazamakuru ibyo birebeye kuki barubere batabyumva so ministre yavuze ngo tuve ngo amen ntabwo ari haleluya ntabwo ari amen twabyibajeho twese ya Robert we kandi ntabwo yanasobanuraga rero urumva nyine conflict hagati y'ibiguye yari ihari none se Scovia ashizwe kwizera ntabwo ari conflict as such nicyo naringiye kuvuga na ministre uko avuga ngo narabinengaga ndutoranya amagambo yari gukoresha ntabwo ari ryo namuhitiramo ntabwo yanengaga yaravuguruzaga Kongo yego byagenze gute ministre presidence ya Kongo ifite umuvugizi nako ifite umutipe nyine aba mu buvugizi bwa presidence ya Kongo witwa Fara Mwamba Kayowa maybe muri iki gikomeza ministre abivuga bo bavuye muri Uganda bahitabiriye irahira rya Museveni ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu baguruka bajya muri Kenya murabyibuka twese twaturi kubona amafoto tuvuga tutese ko tubona amafoto ngo ibyo bugane ibintu bitarangiye yego aho rero nkahita mvuga ngo byashoboka ko rya tsinda rya presidence ya Kongo bose n'umukuru w'igihugu arimo cyabo bagezeyo basanga session zarangiye ariko barifotoza akazi ka Fara Mwamba we yagakoze neza nakaye twageze muri Kenya ndetse twanakoreye ibi nubwo yababeshya muri propaganda muri politike itize tour rwose arayikoresha buri gihugu cyose kirayikoresha avuga ati twageze mu nama kandi twanenze u Rwanda kuko kubera intambara y'ubushotoranyi bwatugabyeho we yabikora nibyo yakoze n'ubundi nyine niho ikibazo kiri hanyuma ministre Nduhungirehe ahita musubiza yari ari kuri playing aramubwira ati Fara urabeshye habaye se ibyo bintu muvuga byari buvugirwe muri session ebyiri nta nimwe mwitabiriye intebe yanyu yari mu busa umunyamakuru nawe rero baganiriye iyo scenario gutyo ikibazo cyari gisigaye ikiyo muri reporting yabaje ikibazo yego kubera ko ntabwo udategetswe kwizera Fara ntutegeko no kwizera ministre Nduhungirehe aho niwe yaziyemo Silva rero uretse ko niryo zina rifite icyo zina riranubakitse n'izina rizwi urumva ariko niyo taba Silva nari kubaza n'undi muntu wenda wa BBC uriyo wowe ari mu muziri cyangwa niba Silva tubona za Olivier ari kumwe n'umukuru w'igihugu nawe kumubaza byabaye ikibazo kubaza umunyamakuru wa BBC ari kuvuga batari muri BBC arayiyobera reka tujye kuri point ninde muntu utagira amatsiko yo kumenya ngo ndi uvuga ukuri muri abantu uko ari babiri nk'umunyamakuru ndi utagira amatsiko mugiye kwiza ibyo ministre Nduhungirehe yavuze icyo nicyo batari kubwira umukuru w'igihugu rero no arakivuga yakibasobanura ariko yatsimburwa imbere araza kugaragaza ko ikibazo garuka ministre avuga hanyuma uranga kwizera ibyo yavuze ni nuko yavuze ariko yo president agahita amubwira ati vara ahubwo ngo urambwiye ahubwo noneho tugiye ku ngingo ubundi ikibazo cyari cyabuze none kirabonetse bakweshoninze ibyo ministre yavuze none wowe urinde uko udakweshoninga sasa aho niho sasa rwaruzenje ubatsimburwa yakomeze gukata iburyo n'ibumoso yarwanye nabyo ashyiramo imvi yashyiramo buri kimwe cyose niba imvi harimo igifaransa cyinshi none ndashaka kumva yuko nta gifaransa hari imvi zanjye nabeshye ese niko yavugaga ngende kugira ngo ari kuvuga ati n'ubu busaze bwanjye naba nkibyibuka hariya hakoraga igifaransa nzi nabeshye hariya hakoraga intwaro zose n'imvi z'uruyenzi zajemo urumva ashatse kuzamo za blague arashya
Scovia bashatse koroshya umukino yaragiye kuzana ibisetso mu nka nyine wari wabonye ujya mu kibuga batarakora ku mupira bagahita bamubwira bati vamo buriya habura gato ngo bamubaze abamwiterereza bati ni urimo kwandikirana nande muri telefone turi muri press conference yatangiye ashimira ko babemereye ko bazizana ibyo rero ubwo kwandikirana ntabwo boroshye akantu kose yakazirikanaga mwakoze cyane nyakubahwa kuba ariko nawe ntiyabihije umukino kuko ntabwo ari umukino nako ukuntu game yaremeze hariya utayije ushenga kuriya ushyeshye uhashya kuko mu muco nyarwanda harimo ikintu cyo kugira ushyiramo extinguishers fire extinguisher ukoresha twakizimyamoto gusa muramba wa gasinoga sibyo iriya scenario yari kurangiza Scovia yari kumurangiza ariko yari kumurangiza atamenya ibibaye nibyo kugwa mu mazi reka mbabwire Scovia scenario ntabwo yari kurangiza Scovia uti kubera iki umukuru w'igihugu niwe bazamuye icyo kibazo abaza Scovia wari ugiye kubaza ibindi ariko bamugana iby'imishahara iby'ibiki ni ukuvuga ngo si Scovia bazamuye ikibazo ni umukuru w'igihugu wamubwiye ati mbere y'uko ubaza banza umbwire ibyo nabonye byo guterana amagambo hagati yawe na minisitiri n'ibiki bivuze ngo nkurikije uko nabibonye umukuru w'igihugu yarabibonye amaze kubibona ayoberwa nawe icyo abantu bapfa abwira abashinzwe kumushakira aho ikibazo kiri ndetse barahashaka arahamuha yagiye kuza hariya byose neza ikibazo kiri afite amakuru nyine nk'umuntu ushinzwe ubundi abeshwaho n'amakuru yaranabivuze ikintu cyonyine yabura ntaryame ngo asinzire n'amakuru abantu rero ku kibazo wagira ngo bareko gutya wagira ngo bari umukunzi w'amakuru mujye mureba inshuro aturyamaho cya kinyarwanda cyacu twikoreshereza media mureba inshuro media ihagurukirwa umukuru w'igihugu n'abanyamakuru bari bahari aribo bari kuyirangiza ubwabo umukuru w'igihugu akaba ari uvuga ati hoya ibyo ni media mu kwigenga kwabo ni mubare bigeze gutegura itegeko ryo kutubamba ngo rya defamation yanga kubisinya n'ubwa mbere se n'ubwa mbere perezida Kagame agiye ku banyamakuru byanze reka tubitware urumva oya nta myaka 10 n'ingahe irashira hano bateguye umushinga w'itegeko ryo bitishinuze umuntu umunyamakuru gukoze defamation iyo ngingo nyine ari kiri mu itegeko icyo gihe ariko yanavuyemo ngo uvuze naho umuyobozi ngo ugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ariko we yanze kuyisinya bari kujya badufunga burundu ibibazo bikagira so rero gihe cyo navuga hariya nyine umukuru w'igihugu kandi Scovia hari intervention yakoze ngo hari dimanche ati nibura yonza kubona nongera inama yonza ko nari nyine mu cyumba yonza kuba nicaranye n'undi muntu ariko Scovia n'umunyabwenge ku rwego rukomeye urumva ngo hari dimanche ngiye aza kugira umugira inama do you think Scovia yanditse kuri asubiza Nduhungirehe nta nama yagishije nta nama yagishije mu gusubiza Nduhungirehe icyo nzi cyo Scovia yasubije Nduhungirehe yagishije inama urumva twebwe abanyamakuru tugira amahirwe ntabwo tubazaga ibyo bikuye hehe ariko umuntu ababizi yagishije inama si ukuvuga iki kandi mu yagishije inama bakomeye ataha basubiza harimo n'abafite inshingano urumva zisarawundinze umunyamakuru n'ibivugwa ku gihugu bivuze ngo ibivugwa ku gihugu nta mpungenge byari bite ibyo Scovia yavuze nta image byatanishigaga y'igihugu nta n'ikibazo byari bifite ahubwo ni gute nyine ministre yakwataka kuriya wowe nugiye icyo uvuga nkuko nawe bivuga uri n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyawe n'izina ryawe ubwari ryagize ntabwo Scovia urwego rwo yapfa gukora yarayigishije yarayigishije ni gute akantu hariya wari uvuze Felix azavuga ko Scovia ngo atari burangire yarayigishije nyine amahirwe nuko umukuru w'igihugu yaje ari kubaza afite amakuru mbere na mbere anibariza Scovia noneho imagine ko ari indi case yabaye ku wundi muntu wenda umukuru w'igihugu adasanzwe anakurikira ariko umunyamakuru ntasanzwe amukurikira ariko scenario yarayikurikiye kandi ayiburamwe igisubizo nkuko yaje abigaragara no munyamakuru noneho abantu bari gusubiza bakaza ari abantu batazi cyabaye nk'abari n'uwo munyamakuru tekereza ko byari n'uwo munyamakuru abiheviza nka Scovia akagisha inama ati muri iyi case nk'iyi nakwitwara gute nawe ntacyo yaba ari protected singiye kukubeshya nako nta kitubwira ko Scovia yagishije inama byo nabyo nawe kuza kuturyoshya hano Scovia warivugira ko yari mu cyumba nanjye nkuko Scovia atapfa kwizera ibyo ubundi nanjye sinakwizera nayo ibyo avuga hariya twese ntitugira amakuru
musubize gute bigeze ko uyu muntu amereye nabi mbigenze gute. Marshal uzahana arimo kudusunikira kandi ntacyo bitwaye ibyo ngibyo, arimo aradusunikira mu nguni yo kwemera ko hari abantu yanatubwiye ko bakomeye baba baragira inama Scovia ibyo gusubiza abo bakomeye bari mu gihugu bakagira inama Scovia ibyo gusubiza minister, ubwo haba hatari kumvikana kuri muri guverinoma. Ntabwo kuko umuntu ashobora ko ni igisubizo cya Scovia kuko niba hari abantu bakomeye bamuhaye kiriya gisubizo ngo agisubize minister byaba bivuze hari abantu bari muri yego hari abantu bari muri guverinoma navuze Marshal suko navuze nakugaruye navuze abantu bakomeye mu nzego uvuze abantu bakomeye kugisha inama wivuga ngo bamuhaye igisubizo kugisha inama nde kugisha inama uvuze abantu bakomeye hindura ijambo ntabwo avuga ngo fata igisubizo gisubize kugisha inama n'ibintu bisanzwe mu muco nawe ikibazo wigisha inama nawe ntibigisha uvuze abantu bakomeye abo bantu bakomeye bari muri leta y'u Rwanda babwiye Scovia gusubiza kuriya banasarawundinze umunyamakuru bazengurutse umunyamakuru abo bantu bakomeye ubwenge bwa Scovia byaba bisobanuye ko guverinoma ubwayo ikorera abakozi bayo. Ubwenge bwa Scovia si ubwo gusubiza minisitiri atagishije inama kandi nawe uzayigisha wayigisha rero wemerewe kumbaza source d'information hano wowe nta n'umwe niba yaragishije ibyo ntibishoboka abakuru kuri kuvunika baramaze kuvuga ko yagishije inama abakomeye intwaro zose kandi ibyo ni byiza kandi twabimenye kugisha inama abakomeye muri leta bigutwaye iki barangiza bakata ku mukozi wa leta ntabwo ari icyo gikomeye cyane kiriya gisubizo rero watatse umukozi wa leta kiriya gisubizo ni cya Scovia leta yivane muri ibi mu kibazo perezida yavugaga Kagame nta watatse undi uzanye amatake gute oya ariko atake ibyo twabonye atake hehe no uko byasobanurwaga ba Albert batangiye bagaragaza aho naringeze none se ministre aho naringeze aho kuvuga ngo Scovia nawe ntabwo yapfuye kumusubiza atagishije inama ikibazo uvuga ko yagishije inama abantu bakomeye cyane arimo arahunga ariko mucakirira aho ngaho ntagiye Marshal uzagisha inama nawe ntugapfe gusubiza kuvuga ngo kugira ngo ikibazo Scovia kimenyekane kuri rwego kandi gihabwa umurongo nako kajagari kaveho urumva uko biri kose hari inzira n'amakuru ashyitse urumva anyuramo ibyo uvuga rwose ndabyemera ibyo ngibyo rero cano amakuru yanyuramo akamenyekana kugeza ubwo ahabwa iminota igana kuriya mu kiganiro ntabwo harimo abantu boroshye ibyo abo bantu batoroshye rero bakabaye barwanira umukozi wa guverinoma of course umukozi wa guverinoma kandi ushobora gusanga yaba afite umushinga icyo ufite ni iki urega muri guverinoma niba ari uko bimeze none se guverinoma ntabwo ishinga umunyamakuru none se tubigenze gute abadukurikiye badusabye ko tumedoretinga tugeze ku isaa moya zirenze iminota 58. inshuti mudukurikiye turacyagaruka ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru. Byabaye ngombwa ko dusubira mu kwezi kwa gatanu ubwo havukaga impaka uko mwabikurikiye mu itangazamakuru. Cyari kibazo gishingiye ku byo Kongo yavugiye muri iriya nama yitwa Africa Forward Summit yabereye i Nairobi. Hanyuma presidence ya Kongo yikavuga ko ngo yagezeyo nyine irangije igaragaza ko u Rwanda rwabagabye intambara y'ubushotoranyi muri Kongo kandi kigomba guhagarikwa kigomba kuvugwa. Hanyuma ministeri Nduhungirehe ati hoya ibyo ntibyabaye. Ibyo rero nibyo uroye byateje impaka hagati y'umunyamakuru na ministeri ubanye n'amahanga honorable Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe. Ku munsi w'ejo bigaruka ku meza y'ibiganiro aho umukuru w'igihugu yaganiraga n'abanyamakuru n'ubundi byagaragaye ko hari abatumva ikibazo. Uri Marshal David akavuga ati rero bigaragara ko Scovia igisubizo cye yagitanze yagishije inama. Derek ati niba yaragishije inama butubwira byaba bivuze ko muri guverinoma cyangwa se muri abo bakomeye nyine nabo ubwabo haba harimo kutumvikana. Aha niho tuvuze Marshal atari burenge kandi ntari buharenge atabisobanuye. Marshal Derek yakumvise nabi cyangwa ko wa modeli tinze nkuru se mbivuyemo nanjye. Okay, kandi nta kibazo mbifite ibyo ngibyo rwose. Urakoze kubivamo. Deri wowe point yawe yari yi. Point yanjye nuko igitekerezo Scovia yatanze cyari cya Scovia nyine. Kuko umukozi wa guverinoma nka minister ntabwo ashobora kugira abandi bantu bo muri guverinoma still baza kuza bakajya ku ruhande rw'umunyamakuru bakamubwira ngo subiza gutya.
kuko bamubwiye ngo usubiza gutyo byavuze ko muri guverinoma abakozi batarimo kumvikana kandi iyo ari ibibazo by'abakozi ba guverinoma batumvikana bifite aho bikemukira ntabwo bikemukira mu itangazamakuru. So igitekerezo cyari cya Scovia ntawe yagishije inama kuko bibaye ari ukugisha inama abantu bo muri guverinoma si biriya bamubwira gukora. Ubishingira ku kiwe katari biriya bamubwira gukora se kiriya gisubizo yatanze ubishingira ku ko batakimuha n'ubundi nyine ndimo ndakubwira ko kuko tujya none se ibyo yakoze ko bidakwiye gusabirwa ibyo yakoze ko bitagize icyaha bidakwiye no gusabirwa imbabazi ahubwo abo yabikoreye ko bakazimusabye ariko byasobanutse mu kiganiro ikosa yakoze ni ugiye ahabariho mu gisubizo cya Scovia cyumva ko ibyo yakoze atari byo ari gukora kandi bitagize ikosa. Mu gisubizo cya Scovia urumva niho minisita abona niho umukuru w'igihugu yabonye guterana amagambo kandi ubusanzwe ntabwo turabona minisitiri wenda w'urubyiruko aterana amagambo na minisitiri wenda w'ubuzima. Icyo ndimo kuvuga nta minisitiri cyangwa undi muntu wo muri leta wagira inama Scovia yo guterana amagambo na minisita kuko bidasa neza. Icyo ndimo gukuraho ni iki kandi Scovia atera amagambo na minisita nawe uri kutwanzuranya Derek Scovia ibyo yavuze ntabwo ndavuga ko ari igitekerezo cye nkawe nta kibazo kibi. Hanyuma izo nama muvuga ko yagishije bigize ikosa se izo nama muvuga ko yagishije nta mukozi wa guverinoma akora ibyo urazita inama mbiguterera niho dushaka kugera nta mukozi wa uravuga ko izo nama atazigishije ushingiye ku niba birangira tubonye icyuma giciye mu muriro ungana kuriya kigasohoka kikiri koci urabishingira ku nakubwiye ngo nta mukozi twereke minisita wahanganye n'undi minisita hano oya ntabahanganye bahanganye Scovia yahanganye na minisitiri uretse nyine mwese Scovia ni minisitiri yatubwiye ko yagishije inama abantu bakomeye navuze ko minisitiri se urumva ko wese mu Rwanda yagishije inama abantu bakomeye basarawundinze itangazamakuru u Rwanda rufite minisitiri w'itangazamakuru uretse ni bande basarundinze itangazamakuru hano arahari ni bande basarundinze investigation ndakubwira ngo ntabwo umuresha investigation ugende uyikore itaranga ntabwo umuroza no please umura ntacyo umura wenyine uramumuza se reka tuharenge twikomere muharenge ngira kibazo mfite murakoze kandi yari yavuze ngo ntago ari buvuge mukanyira kubwira buvuge namubonaga ko ari buvuge ntabwo navuze sha ahubwo nta kintu uzakora nagishije inama kandi rezilita zigaragare kuri erega nawe uracyari hahandi ndi kumubagaze hari abantu badahubuka ushobora kwibeshya ko umuntu ahubuka ukangisha ubukuru gusa oya ntabwo uri kutwereka yazigishije erega ibintu avuga ntabwo bishoboka nturi kuhatubwira nyine kuko nta kuntu uvuze ngo yagishije inama ngo abegereye itangazamakuru abantu tuzi begereye itangazamakuru hano hafi Anje shyira kamera kuri Rugama ntabwo rero OGS ikorera abaganda ya Benefit ishobora kugira inama Scovia yo gukora biriya kuri mini kamera yishyira kuri Rugama RMC ntigira inama itangazamakuru cyangwa AEG ese ubundi ikibazo ufite n'icyo urimo kuguruka mu biki Ruga abantu basarundinze itangazamakuru harimo AEG harimo abavuze kuki urimo kwitoranyiriza nuko biri ikibazo ufite n'iki AEG akaba ari uvuga bakomeye nyine kuki arimo gushaka gutoranya muri salon no nabivuze ariko sina mentioning ntabwo na mentioning iki urimo kumentioning iki wowe wa mentioning abakomeye begereye itangazamakuru none se mu bakomeye tujya kubashaka dushaka abakomeye begereye itangazamakuru tuyizigame tuze kuyikoresha dusoza reka tuyizigame tuze kuyikoresha tuze nta kibazo sibyo Ruga nubu nabonye wanteranya hagati y'imboga ebyiri oya ngewe nashaka kumva bari bunigiremo hano bicaye ahangaha bicaye indi yavika no kumuza arabona agenda mbere ariko nawe ntukadukangisha imvi uriya civilian arimo kumumuza agira abona ari ubwo bafite oya hari dukanga tumaze kubona ko imvi muri ibi bihe nazo ziri kuza hari ibiri kubura substance ariko zacanze ikarita biranga pe imvi rero ziri kuza muri substance bikanga mutangiye kujya mutureba impuzo mu shamana ni mwebwe muri kwizana hanyuma rero Scovia nawe ibyo byose ntibyari buvuge kandi ari buregwa ntagire icyo avuga katumwumve nyakubahwa minisiteri yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho abandi mwari kumwe icyo gihe n'ibande mbese ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisiteri yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho
mu kiganiro kuko aba ari talk show atari ukuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi ni twihuta ikiganiro mwakora ni ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisita akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho icyabaye niki twibaza ngo niki tubavuga tuti turaza kubaza uwo niwe utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisita ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisita yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze ariko urumva mwese kugira ngo mufite muzambaze uretse mufite ikibazo Olivier ko avuga ko minisita avuga ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari nibyo byateye urujijo yego ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo bariya baravuga ngo bari bahari minisitiri aravuga ngo ntibari bahari icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro ntabwo ari ikibazo cya interpretation ni ikibazo cyo kuvuga ngo either abantu koko bari bahari cyangwa ntibari bahari iyo ntabwo ari interpretation y'igifaransa cyangwa ikinyarwanda ni ukuvuga rero ahangaha bageze mubyibuke neza ko natwe turi kuganira hano kuri aya meza kiriya gihe cyo mu kwa gatanu mu by'ukuri natwe nubwo twahavuye hari ibyo tutabonye neza ariko twabwiye abantu ko mu byabaye nta kibazo cy'ururimi kirimo rwose twaranabikinaga tukabyumva kandi urumva nuko babimusobanuriye nta kibazo ntabwo ari ikibazo cy'ururimi ni uko nka wa musemuzi ni urugero wari uri gusemurira muvuga butumwa akavuga ngo Jésus a marché sur les eaux de la mer akavuga ati Yesu yagenze hejuru y'amagufwa ya nyina kandi umuvuga butumwa yari ari kuvuga ko Yesu yagenze hejuru y'amazi y'inyanja urumva aho ngaho nibyo bita interpretation ariko perezida Kagame yanavuze ko yavuze ati n'ubundi nimuva aha ngaha hari ibyo muri buvuge sibyo atari ko mushobora mubivuze ibyo navuze mutagize mudataye nyine umurongo byavuzwemo nta kibazo so rero abantu barisanzuye bashobora kubona ibyo minisitiri avuga nabo bakabivuga mu bundi buryo ariko budatandukira kubera ko ntabwo Mama Rwagasabo yigeze ivuga ngo minisitiri arabeshya sibyo ntabwo babivuze ariko ntibafite uburenganzira bwo kuvuga ngo n'uwo nguwo muri Kongo arabeshya badafite fact ikintu cyo gikiwe ni fact bose nabyo ariko ntibabikoze ntabwo babikoze kandi mu by'ukuri ikigize inkuru twe mu mwuga wacu muri filozofi y'itangazamakuru ni icyo ngicyo ni umuntu wariye imbwa si uw'imbwa yariye kubera yuko n'ubundi iyo crise yabaye Nairobi twe nicyo tugomba kuvuga nk'inkuru nyine yego substance umukuru w'igihugu yakoze kuvuga ikirimo igihugu yakoze gukoresha ijambo substance nyine muri ikirimo ni iki muri icyo kibazo munongeremo icyo kuvuga ngo harimo kubayasinga umuntu kuko urumva nta nubwo ari icyo gusa niyo atakivuga yarasanga amufiteho bias nyine sibyo yego kuko rero yarabyivugiye ngasanzwe ngibyo yarasanzwe akora ngo yaramaze kugera gute byari bimaze kuba byinshi Oswaki muno wabikoresha kandi avuga ko uriya muntu avuga ko Oswaki yasubiyemo ibyo minisitiri yavuze
byinshi according to what military yabyivugiye ubwe ko nawe yabivuze ibisubizo yatanze mbere yuko Rusukima haguruka yabyivugiye yabivuze hano yabivuze Nduhungirehe byinshi ibiki byinshi gute ku buryo ni byinshi ku buryo bitagishobora kuba inbox ngo birangirire yose ibibazo mu itangazamakuru iyo bibaye byinshi bibazwa RMC urumva OGS yabyinjiramo urumva ibigo ni byinshi byakwinjira mu kibazo cy'iko ibintu byabaye too much none inzego zirabona nta kintu kirimo mama rwagasabo ntabwo iratumizwa mama rwagasabo nubwo atuyobora muri RMC ariko ikinyamakuru cyatumizwa kikavuga ngo bibanze ko this is too much so there is not too much mu byo mama rwagasabo bitangaza there is not too much ku rwego rw'ubuvugizi bw'u Rwanda nta kibazo kuri content ya mama rwagasabo ARG ntabwo kugera ahandi muraza kutubwira ARG ntigeze ituma tubara ko ari byinshi ryari byagenze gute ariko urugero nkora ikosa kuko uribaza siko bifite ikigo cy'itangazamakuru ukabanga ibintu amaze kuvuga ngo bibaze kuba byinshi ahubwo se azi neza Scovia niba muri scope y'akazi hari na pourcentage y'ibyo akeneye niba ategetswe ibyo byinshi niba ategetswe mu by'ukuri ninde subipima Nduhungirehe n'Iminsi y'Abanyamahanga apima ibivugwa mu itangazamakuru byo kwa Scovia erega ntimwanarebye ko mu kwandika kwa Nduhungirehe yandikiye Scovia ko kwandikira mama Rwagasabo kandi n'imidya havuze hano ariko nahanga nyine ni kirabantu bakabaye banarebaho nyine icyo gihe burani personality twabivugaga ko bari bari ku meza y'ibiganiro nk'uko turi hano niki cyatumye mutoranya mu bandi n'ubutaha ntabwira igitangazamakuru yakoreraga none mama Rwagasabo ntabwire timu na mama Scovia ntazi igifaransa nawe ntabihakana katakiye nta nubwo igeze asemura igifaransa umuzanye ute muri na mama Rwagasabo nta nubwo Scovia ari nawe wari ufite ijambo ryinshi hano mu kiganiro nagendaga gusa nyine nk'umuntu uri mu kiganiro yongeramo akavuga yawe yari we ashobora reka nasyuminge ko erega twaragikiriye ibiganiro tubibamo wenda Scovia ashobora kwinjira ikiganiro kirimo none akavuga ati reka ndeka aba bantu barangiza iyi sije cyangwa se hari n'igihe sijiza ukumva udafite ibigisho uyivugaho ukaba wirekeye erega nibwo buryo yinjiyemo atari ko wamabugari akuno rugaba yatubanye hano oya ntabwo arimo kwinjira ahubwo noneho ntabwo arimo kwinjira ahubwo Rugaba yarimo yinjira ahubwo nyine twari kugereranya yari ameze nk'uko Rugaba yatubanye hano noneho yumvise rwabuze gica nk'uko mwari mushyiditse Scovia aravuga ati ateko noneho rero reka tuzabaze Sheri Silver urashaka ko njye mvuga kandi uvuze wavuga nabi izi deba zirangira izi deba zahita zirangira uvuze none wavuga nabi wabera nka wawe hari umukecuru nye nikundira utuntu hari umukecuru ngo bagiye gushyingura umugabo hari akantu ndi bukwereke nitujya wenda gusoza kuri ino ngingo ntacyo bishoboka yuko nyine ari ari ukugaruka kuri ibi n'ubundi mu bundi yego ntacyo urakoze cyane burya you are busy doing something umukecuru bagiye gushyingura umugabo we hari imbere nyine bakivuga abanyarwanda mu mazina yabo nanga agiye gushyingura umugabo we baramubwira batari ko gacwa abantu hano barimo bararira umugabo wawe yababaje abantu wowe uraho amaso arumyura ibiti bibisi kucyo utarira anje aravuga ati impamvu nabyihoriye nuko ndize hano mwese yani byari ishyingura mwabireka kuko ndira nabi bato yagerageze ararira nta bupfura yashyizemo asanga amaguru yambara ubusa bati hoya bati homere atariko nari nabibabwiye ati nari nababwiye ntabwo biba byoroshye kabisa urumva rero ubwo Rugaba nibyo yanze arakwanga ko ari guseza iteraniro kandi iri teraniro turi burigezeho turi burivemo rihumuje rwose wari ugomba no guhumuza ariko nuko